Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndashima Imana y'amahoro yakomeje kubana nanjye no kumfasha no kundengera, kandi ndashima Imana ku bwanyu mukomeza gukurikirana iki kiganiro cya Saveur Divine, kugisengera, kugitera inkunga mu buryo bwose. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Bene data bambanjirije ndabashimiye kuri iyi teme turimo tuvugaho yo kudateza umwuka w'Imana agahinda. Imana ibaha umugisha. Numvishe audio z'abacu bambanjirije. Imana ibaha umugisha. Munkundire twongere dusome rya jambo turi kugenderaho, ryanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abefesi ibice 4 umurongo waho ni wa 30. Uravuga ngo kandi ntimuteze agahinda mwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Imana ishimwe. Guteza umwuka w'Imana agahinda, Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Nkimara kubona iyi sije naranezerewe, hanyuma nyitekerezaho ndimo numva na audio za bene data zambanjirije barimo batubwira ngo umwuka wera ninde. Umwuka wera wacu yaratubwiye ngo si uwo ku gihe cy'intumwa gusa, yahozeho kera no mu isezerano rya kera. Umwuka wera w'Imana twahawe, Bibiliya igitubwira ngo twamushyizweho nk'ikimenyetso. Ngewe rero hari ikintu natekereje nkimara kubona iri jambo, numvise muri nge hajemo umumaro w'umwuka wera. Maze kumva ko bene data basobanuye umwuka wera icyo ari cyo, noneho natekereje muri nge hajemo umumaro w'umwuka wera. Yesu yarabuze ngo umwuka wera naza azenda ku byo mu ijuru abitumenyeshe. Ni ukuvuga ko umwuka wera afite umumaro wo kutumenyesha ibyo mu ijuru, ndetse ngo azatubwira n'ibyo Yesu atatubwiye. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Umwuka wera araduhoza, umwuka wera araduhumuriza. Bibiliya igitubwira ndetse ngo kuko tutazi gusenga mu buryo bukwiriye, ngo uwo mwuka wera ajya dusengera mu buryo bwose. Mwuka wera aradusengera. Umwuka wera ni umuhoza, umwuka wera ni umufasha, umwuka wera niwe utuyobora muri uru rugendo. Imana ishimwe. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Uwundi mumaro w'umwuka wera nkunda cyane, mpora ntekerezaho kandi nanone buri munsi, umwuka wera niwe uzazamura itorero. Haleluya. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Turi mu isi y'akaga n'amakuba, dufite ibyago byinshi bidutsikamiye, ariko tukibuka ko Yesu yatubwiye ngo duhumure, yanesheje isi. Muri ibyo duhumuramo rero, muri ibyo tunyuramo bya buri munsi bituvuna, kugira ngo tubishobore tubashe kubyihanganira, dufashwa n'umwuka wera. Umwuka wera niwe udufasha. Umwuka wera, Bibiliya igitubwira ngo nitwumvira umwuka wera ngo nibwo tutazakora ibyo kamere irarikiye. Niwumvira umwuka wera ukaba umufite ugakomeza kumwumvira, nibwo utazakora ibyo kamere irarikiye. Ni ukuvuga iyo umuntu atumviye umwuka wera yumvira kamere, kandi ibyo birahabanye cyane. Bibiliya igitubwira ngo ibyo umwuka akunda kamere irabyanga, hanyuma ibyo kamere ikunda umwuka wera akabyanga. Bibiliya rero ikatubwira ngo kumvira umwuka wera n'ikimana idushakaho tukamwumvira tutamubabaje.
ngo nibwo tutazakora ibyo kamere irarikiye. Bibiliya kandi kongera ikatubwira ngo uzabisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 8, icyo gice uzagisoma. Bibiliya ikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Uwo mwuka wera twahawe utunihira, udusengera, utwihanganisha, umuhoza wacu, uduhishurira ibitari byari byakubaho ukamenya ikintu, umwuka wera akakiguhishurira kitari cyazaza ukavuga uti iki cyari cya kindi. Aba bana n'umwuka wera nuko nguko babayeho, kuko aba muri twe atugira inama, akaduhishurira, akaduhumuriza, kuko yitwa umuhoza, akaduha imbaraga zo kwihanganira ibyo ducamo. Kandi mu isi turimo irimo akaga n'amakuba, ibibi bikomeza kurushaho kwiyongera. Abafite umwuka wera nibo bazashobora kwihanganishwa nawo, gukomezwa nawo, kugira ngo bakomere batihakana Kristo. No mu gihe cy'akarengane gakomeye, abafite umwuka wera nibo bazashobora kwihangana no kuvuga ngo no, turabyanze kubwo gukunda Yesu, turabyanze tuvuze no pour la cause de Christ. Abafite umwuka wera nibo bazabishobora. Nshuti yanjye, umwuka wera uramufite. Umwuka wera ahabwa abande abihanye ibyaha bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bakavuka ubwa kabiri. Nibo umwuka wera atura muri bo. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, ngo na data azamukunda, ngo hanyuma jyewe na data n'umwuka wera tuzaza aho ari maze duturane nabo. Uwo mwuka wera rero umaze kwihanaraza agatura muri wowe, akakubera umufasha, akakubera umujyanama, akakubera umuhoza, akagusengera bya bindi twavuze, kandi akaba ari we ni nawe uzazamura itorero arijyana mu ijuru. Haleluya. None rero turabwiwe ngo kugira ngo ukomeze kuguma muri izo kondisiyo zo kubana n'umwuka wera, zo gufashwa nawe no kuyoborwa nawo no gusengerwa nawo, Bibiliya iratubwiye ngo twe kumuteza agahinda. Niki gitera umwuka wera agahinda? Iyo twitwaye nk'uko Imana idashaka, iyo dukoze ibyaha bibabaza umwuka wera. Reka mbaho urugero. Wari wabona umuntu wababaye, mbese wowe byari byakubaho ukababara ukagira agahinda? Iyo umuntu afite agahinda ntavuga cyane, uwatekereza ko yamuteye agahinda nta nubwo areba awari, aramurakarira akababara. Mpaka Imana ikugiriye neza. Ijambo ry'Imana uko ritubwira ngo niturakara ntitugakora icyaha, izuba ntirikarenge tukirakaye. Ariko wageze agahinda ugira umubabaro, ntubashe kuvuga, ntiwisanzure, ya mahoro wari ufite, wa mutekano wari ufite ukabura, ukaba mukeya. Iyo umuntu yagize agahinda atera ibitugu wakamuteye. Iyo umuntu yababaye akagira umubabaro atera umugongo uwo byaturutseho, ntamuvugishe, ubushuti bugahagarara, ntibongere kuvugana. None ngaho ni wimagine, bitekereze, umaze gutera umwuka wera agahinda. Mwuka wera wari inshuti yawe, mwuka wera wagusengeraga, mwuka wera wakwingingiraga, wakwihanganishaga muri byose. Please, wa mwuka wera uzazamura itorero. Turi mu isi y'akaga n'amakuba, kwiringira kuzabona ubugingo buhoraho, kuzabana n'umwami Imana mu byicaro by'Imana yateguye, mu mudugudu mwiza wubatswe n'Imana yarangiza ikawurema. Twiringira cyane kuzawubamo, bituma tuba maso, tukirinda, tugakiranuka, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, tukinginga Imana ngo bidufashemo kugira ngo tuzabe mu ijuru. Ariko rero kugira ngo uzabe mu ijuru, umwuka wera ni wo wonyine uzagushoboza. Itorero riramutse rizamutse, ukazaba ukiri mu isi warahagijwe uburame, wa mwuka wera niwe uzakuzamura kugira ngo ujye gutura muri ibyo byicaro. Noneho tekereza, wamuteye agahinda uzazamurwa nande? Ukiri mu isi se ninde uzaguhumuriza? Ninde uzaguhanagura amarira? Ko tutazi gusenga, mwuka wera w'Imana udusengera uko bikwiriye, akabisobanurira Imana uko twashakaga kubivuga. Numuteza agahinda ugakora ibyaha, arigendera, hiyongere kubana nawe. Imana idufashe, Imana nidushyigikire, twe guteza mwuka w'Imana agahinda, twirinde ibyaha n'ibisa nabyo, twe kubabaza umwuka wera. Iyo tubabaje umwuka wera bitangira buhoro buhoro, urabanza ukanga kumwumvira,
umwuka wera yakubwira ngo kora iki ntugikore, umwuka wera yakubwira ngo irinde iki ngiki ntukirinde, akajya biguhishurira buhoro buhoro. Iyo utabishyize mu bikorwa, umwuka wera noneho agenda kwihorera, ntiyongere kubiguhishurira, kwa kundi ukumva ntibikigucira urubanza. Hari igihe ubwira umuntu ngo mbese ko iki ngiki kucyo ugikora, ati nta rubanza kinshira. Akenshi ibintu bireka gucira umuntu urubanza kuko umwuka wera w'Imana yamubabaje, akajya yanga gukora ibyo umwuka wera muhishuriye, noneho umwuka wera akakwihorera ntabiguhishurire. Igihe cyagera kubwo gukomeza kumubabaza, akagutera umugongo akigendera. Inshuti, kwe guteza umwuka wera w'Imana agahinda twamuhawe nk'ingwate, twamuhawe nk'ikimenyetso. Ni ingwate dufite, Yesu yaduhaye ngo nimumwakire, ni ikimenyetso cy'uko nzagaruka kubatwara mukaza kubana nanjye. Rero bakundwa bene data, kwe guteza umwuka wera w'Imana agahinda twamuhawe nk'ingwate, twamuhaweho nk'ikimenyetso. Abana natwe haradusengera, akatwingingira, kandi niwe uzatuzamura kujya guhura na Kristo. Twe kumubabaza, twe kumutera agahinda, dukomeze kubana nawe, dukomeze kumwumvira. Nitwumvira umwuka wera, ntituzakora ibyo kamere irarikiye. Komeza umwumvire, komeza umwubahe, komeza ukora ibyo gukiranuka, umwuka wera ntazakuvaho. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire, dukomeze kumvira umwuka wera, twe kumutera agahinda atigendera, tugasigara twenyine. Agiye twaba dupfuye ntacyo twaba turi cyo. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu.